kuko butangirwa gutanga. Noneho tekereza uyu mupasiteri watanze umwana we, urambwira buryo ki weho ubwawe uje kumureba ngo ni pasiteri umushumba wawe, uje kureba umuntu wemeye guheba umwana we akamutanga. Uyu muntu ya nyamaswa muntu, uyu muntu none uje munsi y'amavuta ye kwa mushumba wanjye, kwa dadi wariye umwana we, weho arakurebera izuba. Abantu badukurikiye mwumva iki kintu, iri mu gice Madamu Samaki. Yego, aha wabimenye. Ni umwuka wa Madamu Samaki ukorera mu gice cy'epfo. Yego. Noneho ukabona abantu babaye imirambo, undi nawe akaza akagukora uri ikigabo kinini cyane, yawukoraho ukaba umurambo, niwe uza kukweguraho. Ariko wabonye ko bagira n'uburyo begurwa, wabonye ko bagira abantu babitorejwe baba bari hafi gufata umuntu uhirima. Ngewe maze kumenya. Ariko aba bantu mwirwa mufata abantu baguca, namwe mwitegura ibizababaho nyuma y'ibi. Ngewe ikintu maze kubona mu buzima, iyi akoreka dusenye impamvu uyu mwuka ari ubwenge bw'abadayimoni, nuko buri gihe cyo iyi Imana itazi ubwenge, itazi ikiremwa cyayo, niba igiye gukorera mu muntu, igiye kumukorera deliverance, ikamanza gukenera amaboko y'abantu. Iyi ni imbwa. Nta niyo nasenga. Turabashuhuje cyane inshuti bakunzi b'ijambo ry'Imana, bakunzi mudukurikira mukanadukurikirana. Uyu munsi nanjye nserutse mu ruhando rw'abanyamakuru, nje ndi umunyamakuru kazi. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane, kandi uyu munsi tubafitiye umutumirwa usanzwe kandi udasanzwe, umutumirwa udakunda kamera nkanjye, ukunda ijwi kundusha, ariko njye nkabikunda byose ijwi na kamera. Turabashuhuje kandi tubifuriza umugisha w'Imana. Uyu munsi twakiriye umutumirwa, abanza twibwira amazina ndababwira ibikurikiyeho. Karibu. Murakoze cyane. Nitwa Emmanuel Twishimire, umunyamakuru cyangwa se kameramani cyangwa se Apostle Emi. Imana iguha umugisha, turakwakira, ufite amatitire menshi cyane. Uyu munsi ndanezera hamwe numva ibyishimo bishaka kunzamura ngo mpagarara, ariko ndihangana mvuge nicaye, kandi ndihangana nanjye mfate ku mwuka w'abanyamakuru nkuko tujya dufata ku mwuka wa Eliya tugahanura. Umunsi ndafata ku mwuka w'abanyamakuru mvuge, kandi nkore mu nganzo mvuge Imana, kandi mvuge n'abantu bake. Imana ibaha umugisha abantu badukurikira bakanadukurikirana. Turabakiriye abantu bose badukurikira mu ntara enye z'igihugu cyacu, tukongeraho intara ya 5 y'abadiaspora. Mugubwe neza cyane, turabakiriye intara ya 6 Imana ibaha umugisha mwinshi cyane, turanezerewe cyane. Uyu ni wa mwanya tugiye kuganira amagambo y'Imana, kandi tukajya dukora no mu nganzo cyane y'isi, kuko dutuye mu isi. Dusoma Bibiliya tukayisobanura umwuka, kandi tukifashisha n'isi, kuko byose biruzuzanya. Ndanezerewe cyane rero mbere yo kukwakira kugira ngo tuganirize. Nishimiye ko tubana muri iki kiganiro. Nagutumiye kugira ngo uze ugire ibintu udusobanura nk'umuntu ubizi cyane kugira burusha. Hanyuma ndumva nishimye. Hari abantu benshi bakunda inyamaswa bakajya no kuzisura. Tuzi inyamaswa, hari inyamaswa ziba mu ngo z'abantu arizo zitwa doge cyangwa shie, imbwa, ubwo mbivuze mu ndimi zose. Izo ni inyamaswa tubana mu ngo. Hari n'ababana n'injangwe cyangwa inyawu cyangwa ihuku, ubwo sinzi ikinyarwanda iri nyarwanda. Hari n'abatega bakajya kuruhuka mu mutwe, bakajya kureba inyamaswa zo mu ishyamba muri parike, bakareba izo ntare, bakareba izo ngagi, bakareba izo nkende, bakareba, ndi kuvuga inyamaswa uzi, tukaba tuzi n'iziguruka mu birere. Ariko uyu munsi nagutumiye ngo tubwire ku nyamaswa abantu badukurikiye. Rero ndagira ngo tukwakire mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma nitumara kukwakira udusobanurire inyamaswa abantu. Ese burya bibaho? Ese burya birashoboka? Burya muntu abaho inyamaswa muntu, inyamaswa abantu? Mbere yo kukwakira ndumva nabanza nkagusengera, ubundi ugakomeza udusobanurira kuri izi nyamaswa bantu, ubwo twe tumenyereye inyamaswa turebesha amaso. Mana Nyiringabo, turagushimiye, umukozi w'umuhanga, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugushimiye ko ukomeje kuduhishurira ibintu byo kubwira ubwoko bwawe.
kandi turagushimiye ko ukorana n'umugaragu wawe ibyo agiye kuvuga, agiye kuganiriza abantu bawe, bigira umumaro ku muntu wese ubyumva kandi bigira aho bimuvana n'aho bimujyana. Urakoze kubana nawe muri byose, tubisenze dushima mu izina rya Yesu Kristo, amina. Karibu, Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane, Imana y'amahoro ibahe umugisha. Mbere y'uko ngira ikintu nsoma cyangwa se mvuga, manje nashimira abantu baba kuri Evangeliste Mama Lionel. Uyu munsi impamvu nifuje kugira ngo tuganire, wari umaze iminsi kumbwira ngo uzambwira tuganire. Uyu munsi rero ndavuga ngo reka nze tuganire, namaze gusoma neza, namaze no kubitekereza neza, ariko maze iminsi nsoma igitabo cyitwa Umutima w'umuntu. Yego. Aho niho nagiriye iyerekwa, mbasha gusobanukirwa, ariko bigendeye ku byo nari nasomye. Bashishikariza kujya kugisoma. Mu mutima w'umuntu habamo n'ibikoko, bikagira ubuturo, bikaza bigatura. Nsoma ibintu bigiye bitandukanye, ariko noneho ngira n'ihishurirwa ry'ibintu bijyanye n'imbaraga n'imikorere y'abatware b'umwijima. Ndaza gusoma amasomo menshi, ariko ndibuze kuyanyuraguramo, ariko iryo turashingiraho ni isomo riri muri Yakobo 3:15. Reka dusome mu izina. Bene ubwo bwenge si bwo bumanuka buva mu ijuru, ahubwo n'ubw'isi, n'ubw'inyamaswa abantu, ndetse n'ubw'abadayimoni. Ubwenge bw'abadayimoni n'ubw'inyamaswa. Ubu bwenge si ubwenge bumanuka buva mu ijuru. Yego. Ubu bwenge ahubwo ni ubw'inyamaswa abantu, ndetse ni n'ubw'abadayimoni. Kandi bukitwa ubwenge. Bukitwa ubwenge. Hari ukuntu umuntu ashaka ubwenge bwo gukora ibintu runaka. Yego. Bwo kubaka ibintu runaka, bwo kumenya ibintu runaka, ariko ubwo bwenge ntabushake, ntazamuke umusozi ngo atange ibitambo, asinzire Imana imwishurire. Yego. Ayisaba ubwenge. Yego. aho ubwenge akabucurisha. Impamvu biravuze ngo ni ubwenge bw'abadayimoni, ndetse n'ubwenge bw'inyamaswa, n'ubwenge bw'isi, n'ubwenge bw'inyamaswa abantu, ko butamanuka buva mu ijuru, ahubwo nyine buri munsi y'ijuru. Reka dusome urwa mbere rw'Abakorinto ibice 12 umurongo wa 10. Undi agahabwa gukora ibitangaza, undi agahabwa guhanura, undi agahabwa kurobanura imyuka, undi agahabwa kuvuga indimi nyinshi, undi agahabwa gusobanura indimi. Yego. Bihangane cyane, nibashaka gusobanukirwa byinshi, ndaza kwifashisha no masomo. Yego. Kuko nibyo nshaka gusobanura, bazi rwose kubana natwe. Timoteyo, urwa mbere rwa Timoteyo ibice 5 umurongo wa 23. Uhereye none. Yego. Reka kunywa amazi gusa, ahubwo unywe vino nke kubw'inda yawe, kuko urwaragura. Na vinejemo. Itonde gake. Yego. Abaheburayo 1, urwandiko rwandikiye Abaheburayo, tutaramenya neza uwarwanditse, ariko icyo tuzi nuko rwandikiye Abaheburayo. Igice 1 umurongo wa 7. Ibyo abamarayika yaravuze iti, ihindura abamarayika bayo imiyaga, n'abagaragu bayo ibahindura ibirimi by'umuriro. Very good. Uri kumva? Abaheburayo 12 umurongo wa 9. Ko dufite ba data batubyaye ku mubiri, bakaduhana, natwe tukabubaha, ntidukwiriye kurushaho cyane, niryo risoza, kugandukira se w'imyuka, tugahoraho. Dukwiye kugandukira se w'imyuka kugira ngo duhoreho. Sasa rero kagira inkuru. Ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Reka mvuge mbomborekana, ariko ndibuze kugabanya gake y'ijwi, kuko ntabwo ndabomborekana nkuko nsanzwe mbomborekana. Mu birere, reka duhere kuri uyu murongo, twahere kuri Yakobo ngo bene ubwo bwenge si bwo bumanuka bava mu ijuru, ahubwo n'ubw'isi, ndetse n'ubw'inyamaswa abantu, n'ubwenge ndetse n'ubwenge bw'abadayimoni. Inyamaswa abantu byanteye ubwoba cyane.
ndamanza mbabwire ubwenge bumanuka bava mu ijuru bugizwe n'ibice bitatu. Hari butangwa ariko butangwa mu itsinda rimwe. Iryo tsinda ni itsinda ry'Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera. Ubu bwenge iyo Imana ibutanze ibutangira kugira ngo abantu babashe kungurana, umwe nk'uko umucamigani yaciye umugani akavuga ngo nk'uko icyuma gityaza ikindi niko umuntu akaza mugenzi we, akamukazanya ni ugukomezanya. Gukomezanya ni uko umuntu hari aho atagera, hari aho adashobora kuba akomeye, ariko mugenzi we akamubwira ati nubwo rero gusambana bikunanira, byarakunaniye koko, ariko uramutse ugiye kure y'igituma usambana ukajya kure, akakwigisha buryo uko kujya kure, akanakuba hafi, agahora kuganiriza kuko wamwubashye, ukabasha kubireka. Kwitoza k'umubiri guhoraho kugira umumaro. Yego wize karategura kubyumva cyane. Kwitoza k'umubiri guhoraho kugira umumaro, ndetse uwo mumaro ukaba munini cyane. Nshatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga ngo noneho niba ibi bintu bihari, ubu bwenge butangwa bukagira uruhare runini mu bantu Imana yaremye no mu byaremwe muri make, hari n'ubundi bwenge noneho bw'inyamaswa abantu. Ikintu cya mbere bugusaba igitambo, bugusaba, ndabisubira ngo bugusaba igitambo. Ubu bwenge iki gitambo utambye. Uyu munsi wa none niyo mpamvu ndababwira igitambo cy'umwana wawe, kuko ubwenge bw'inyamaswa abantu n'ubwenge bw'abadayimoni bigusaba kumena amaraso y'umuntu. Ubu aha muri Kigali, cyangwa reka nera kuvuga ngo i Kigali, uba aha dutuye, amatorero menshi, hafi mbese menshi, ntabwo ari yose ariko amadini menshi, kuko amatorero ni ikindi kintu, amadini menshi yubakiye mu gutanga abana babo. Icyo ni ikintu Imana yamishuriye. Ari byo bya nyamaswa abantu. Ya nyamaswa abantu. Iyi nyamaswa abantu ifata umwana wayo, yafashe umwana wayo rero. Kuko ntabwo ari umuntu. Ntabwo ari umuntu b'Imana. Kuko ari ijambo twasomye. Ngo niba ntitukwiriye kurushaho cyane kugandukira se w'imyuka tugahoraho. Saho naho urahatubwira abantu badukurikiye, kuko twebwe tugandukira ise w'imyuka mibi, akadutegeka gufata imfura cyangwa se umwiza, kuko no gutambira Imana twararobanuraga. We rero uyu we araza akirobanurira. Hari igihe yirobanurira umugore wawe, abwira ati tandukana n'umugore wawe kugira ngo ubwenge bwanjye bubashe gukora. Ubu dufite abapasiteri badafite ingo zubatse, kuko baguze buno bwenge, bihinduye ibicocero by'ubwenge nyamaswa abantu, kandi bukaba ari ubwenge bw'abadayimoni bakorana n'imyuka mibi. Abantu raza bakubwira mu kanya ibintu bibaranga. Watangiye kuyumva? Natangiye kuyumva inyamaswa abantu. Ana yanjye, uburyo umuntu aba umuntu kandi ari n'inyamaswa. Yego, harimo bibiri. Uyu muntu ntabwo yabashije ngo mu mutima w'umuntu harabamo imbwa. Ababebwamo imbwa, umwuka w'imbwa. Hari ababebwamo imyuka y'ubucurama, akanyamasyo. Mu mutima w'umuntu hari ababebwamo n'imyuka y'ihene, n'umwuka w'intama, n'umwuka w'inka. Bagiye bacumbikira ibisimba byinshi, n'ingwe, n'intare, n'imvubu, n'amasazi, n'izindi nteragasanyi, n'ibikeri. Yego, ugasanga mu pawo bwibone. Yego, nibi bintu byinshi byaje bikirunda mu mutima w'umuntu, mu mutima umwe gusa, abikorera pariseri. Uyu muntu yahuye n'uyu muntu ufite ubwenge nyamaswa abantu, ikintu cya mbere baba agati k'inkubirane.
kuko uyu muntu ntabwo aje gusohora ibi bikoko biri mu mutima we, ahubwo aje kubigaburira, yego, kubitunga ngo bimukoreremo, yego, ngo bimukoreremo neza. ndagira ngo nkubwire ngo ku gitambo iyi myuka irakirobanura, irirobanurira icyo ishaka. Yego, we uragenda bakakubwira icyo bashaka, barakubwira bati twebwe icyo turi buze kugusaba. Ese niho ujya bakujya, uragenda bakakurabona ibyo bashaka. Nihe abantu badukurikiye, nihe bajya? abadukurikiye ndabizi ko bazabishyira muri comment, tumamara amatsiko. Nihe bajya kubishaka? iba witoze uko wavuga ngo umunyamakuru uyu munsi. Ariko icyo ngiye nshaka kuvuga uvuga ngo bagutegeka gutanga urukundo rw'umuryango wawe, yego, cyangwa se bakagutegeka gutanga umwana wawe, cyangwa se mu kimwe ukishyura ubutunzi, warangiza ugasaba icyo ushaka. Ubu bwenge bantu, nyamaswa abantu barabucurisha. Yego, ikintu cya mbere barabucurisha kuko karemano yabo ni ubumana. Yego. Icya kabiri, gutangira ibitambo. Ni itegeko kuko butangira ibitambo. Noneho tekereza uyu mupasiteri watanze umwana we, urambwira buryo ki weho ubwawe uje kumureba ngo ni pasiteri umushumba wawe, uje kureba umuntu wemeye guheba umwana we akamutanga. Uyu muntu ya nyamaswa muntu, uyu muntu none uje munsi y'amavuta ye, kwa mushumba wanjye, kwa dadi wariye umwana we, weho arakurebera izuba. Abantu badukurikiye mwumva iki kintu, umuntu utinyuka akikora mu nda, ni aposo, ni umubishopu, ni umupasiteri, ni umuprofete, ni umupasiteri, wikora mu nda kugira ngo agire ubwenge nyamaswa abantu, yatukwemo cyangwa se yinjirwemo n'imyuka mibi ize kumukoreramo. Isi noneho ubu bwenge, iyi si noneho hariho ikimukugaragaza, kizagaragaza uyu muntu ni uko akunda iby'isi cyane. Nta muntu wanga iby'isi kuri mu buzima busanzwe, nta muntu wanga iby'isi. Muze kumbabarira, nta muntu wanga iby'isi kuko n'Imana yaduhaye isi. Yego, ariko kubera yuko ari ubwenge bw'isi, uyaharazamo ni kubikunda, kubirarikira, kubishakisha, kubishikuza, yego, kubyambura ku ngufu, kubinyaga. Yego, aragira akantu k'umwihariko. Icya kabiri, afite ubwenge. Reka ubwo turi ku isi. Ikindi, ubu bwenge bw'isi bugutegeka, mbese bukwereka yuko ntabwo butinda aho uzajya, butinda aho uri uyu munsi. Ntibuteganyirize ejo bureba iki, ni bwa rusahurira mu nduru. Urakoze cyane. Ni bwa rusahurira mu nduru. Icyo bushaka buri munsi, burashaka yuko bukumaramo imbaraga. Ejo sahabo imbaraga z'umutima ntazo ugira, buragukuramo imbaraga z'umutima, bukuremo ubwenge ujye ushaka kubahaye. Aba bantu bafite ubwenge bw'isi, ngo ndaje ku bwenge nyamaswa abantu, twikomereze. Barakubwira bati uyu munsi wa none zana igitambo kiguhuza, zana ituro riguhuza. Mbese isi kikugira gute? Zana ubukene bwawe ubuture hano. Imana inyeretse yuko warubeho nuko uzana ibi. Yego kugira ngo akazi ukabone nuko uzana iki ngiki, kugira ngo nguhuze n'umugisha azana iki, nigurana, kugira ngo iriya nzu hari ahantu hature zana iki mpaguheshe. Yego ibintu nk'ibyo, ibyo bintu byose ubwenge bw'isi. Ubu ni ubwo bwenge bw'isi. Noneho rero uyu muntu wagize ubwenge bw'isi ahita aba inyamaswa muntu. Yaba inyamaswa muntu, nta nubwo atekereza ab'umuryango we, ntiyatinya gutanga umugore we kuko ni inyamaswa. Kandi inyamaswa, umugore we niba akiri umuntu, ntabwo arabana n'inyamaswa. Ni inyamaswa ifite ishusho y'umuntu. Yego, irakaza. Ni igihunyira, nijoro kiraguruka. Yego, ku manywa kiraryama. Ndakumvise ibi bihunyira biryama ku manywa bigakora nijoro. Ndakumvise. Mbese nijoro ku manywa birirwa bamuziritsa nk'imbwa, nijoro akarinda urugo. Barabyumva kuko n'ubundi turi kubwira abumva. Yego, iki kiganiro yewe nagitegura abantu bumva, ndabafite.
ndabafite abumva. nta kuvuga mu ndimi we. Izi nyamaswa abantu naziteguriye abantu. Iyi nyamaswa muntu umugabo, inyamaswa muntu umugore itinyuka igatanga umwana wayo, ikikora mu nda, ikemera ikarekura umwana wayo. Yego. Weho ukabona umwana w'umupasiteri yabaye kidebiri, ni ikigoryi, ni ikiroroge, kandi ngo ni faya, kandi ni faya. Yego, ahora ameze nk'ikintu utazi, ahora arananiranye, ni ikintu utazi, bacishirijemo ibinyabingi. Yego. kandi we Isa akora ibitangaza. Weho nyina akora ibitangaza, Isa yakora ibitangaza. Ni abapasiteri, ni abavugabutumwa, ni abaprofetesi, abantu bakomeye, ariko afite ikidabiri we mu rugo. Yego. Ntabwo aragera gusenga, ariko iyo agiye kukuryasha bwa bwenge bw'isi, akubwira ko na Pawulo ngo yari afite ijisho ririhora. Akwereka ko ari Imana ariyo yabigizemo uruhare kubera Pawulo. Bifashisha Pawulo. None se ko ari inyamaswa muntu, Pawulo ko yarenganyaga ubwoko bw'Imana, ibyo ko byamufashe igihe Yego yari agiye kurwanya ubwoko bw'Imana, Imana igira ngo imutsubye uburakari n'ubugome n'ubwicanyi yari afite. we warwanije weho ko tuzi ko twakubonye ko ibi bintu bigize aho ubereye pasiteri, Imana igwa nyine, ahubwo urireka utarasubira ahura hakomereza hararyoshye. Yego. Ubundi aba bantu barimo bakora ibi. Yego. Bavuye uyu muntu ntitwamubonye amaze imyaka myinshi no mu gakiza. Yego. Kuko kugira izi nshingano bisaba imyaka umaze mu gakiza, ubudahindutse vuba. Yego. Uyu muntu avuye he? Kabiri, uyu muntu tutabonye muri repetisiyo, tutabonye mu kidiyakone, ntituzi n'aho yabatirijwe. Yego. Ntiyarezwe mu itorero runaka ngo urumva jyewe ikibazo mfite. Yego. Umuntu ufata izi nshingano z'ububishopu, ubupasiteri, ubushumba, agomba kuba amaze igihe runaka mu itorero, arirererwa, ashimwa mu mico n'imyifatire. Yarangiza bakabona akwiye kubihabwa, bakaba ari bo bamwimika, akajya kwimika abandi, akajya kuyobora, akajya gukora umurimo. None turi kubona umuntu ntituzi aho avuye, ntituzi yarerewe kwande, yarezwe nande, n'iriya torero ryamureze. Tugiye kubona tubona araje afite titire yakojeje hirya aho bamusutseho amavuta, araje waboye itorero, araje afite ibyo bintu, ibyo bice by'amatafari, nduzi ko ari ibice by'amatafari arunda ku bantu ngo arabasengeye. Uyu muntu aje afite uwo mutima turi kuvuga w'inyamaswa abantu, ko hari kondisiyo y'umuntu runaka ukwiye kugiye guhabwa izi nshingano. Ese ubundi ntibiri gupfira muri aba bantu tutazi aho baturutse, dushidutse, babaye abapasiteri batarigeze baba abadiyakoni, batarigeze baba abarimu, batarigeze baba abaririmbyi, batarigeze baba abahanzi, higeze aba n'umuvugabutumwa w'umuhamagaro. Mu kanya akaba arakuze, urutugu rurakuze rusumbye ijosi. Nibo turimo tubona bamwe badukanye izi nyamaswa abantu. Ibi bintu byo by'aba bantu bafite izi nshingano tutazo bivuye, urabihuza gute n'inyamaswa abantu? Hari umuhamagaro, hari kuba warahamagawe. Yego. Ukaba ufite n'umutima w'Imana, kuko mu bantu harimo abandi. Ntabwo ndaza kubaka ngo mvuge ngo abantu bahingutse ari abapasiteri cyangwa se ari abaposo n'abarivera, kuko nanjye mpingutse ndaposo. Yego. Aho ntabwo ngiye kubacira urubanza, kuko si n'icyo cyonyine wabaza ngo mbese ko Pawulo yahingutse mu ntumwa zibwira ngo ngende aposo, nanjye natoranijwe, bagasenga Imana, kuko wasanga wa muntu aratoranijwe. Hari abavuzweho n'Imana. Yego, ibyo ndabyemera, ngiye navuzweho n'Imana ko nzaba umushumba. Yego. Yenda ititaye aho nturutse. Yego. Noneho ahubwo uku guhamagarwa n'Imana nabirinze. Ariko noneho tubonye umuntu yarasanzwe ari indaya, manyanga, yarasanzwe ari ikirura mu ntama. Yego. None kubera yuko ari kubona yuko uburyo bwo kurya intama budahagije, agiye muri Uganda, agiye muri Kenya, agiye muri Nigeria, agiye muri Tanzania, araje ngo amazeho igihe runaka, agarutse
ari mu mavuta yo hejuru. Agarutse ahise akora amafishi. yego se Agarutse ahise akora ibintu bigiye bitandukanye. kandi agahamagara abantu bagahita baza ari benshi cyane nk'aho basanzwe bamuzi. Erega bakoze inama. Bakoze inama bano ngo abana Imana yavuze, Yesu yavuze ngo iki, ngo abana bo mu mucyo yego ntibazi uburyo ki bwo kwitwara mbese bwo kugenza ibintu cyangwa se bwo gukora ngo bungukirwe. Ariko abana b'umwijima bafite buryo ki babigoronzora bakabigoronzora hirya iyo ibintu bikajya ku murongo. Cyase kuvuga iki? Cyase kuvuga ngo kuba umuntu yahinguka afite titire ntabwo ari cyo kitweretse yuko ashobora kuba akorana n'ubwenge nyamaswa abantu. aho ndashaka ko wasobanura abadukurikiye bakumva. Kandi kuba umuntu ahingutse afite titire ntabwo ari byo bivuze ko Imana yamuhamagaye. yego Ahubwo uyu muntu aragenzurwa n'imbuto yera. Kuko bimwe mu bintu abantu bafite ubwenge nyamaswa abantu nakubwiye ko ikintu cya mbere batanga umuryango wabo. yego bikora mu nda. Bikora mu nda. Iyo umuntu ikoze mu nda aje akufitiye mu nda. Noneho reka mbabwire iki kiganiro ndabizi ko kizakomeza kubaho kikarebwa. yego namwe murebe abapasiteri bari bafite abagore beza bahanye divorce. iki kintu nta ese Bibiliya ivuga ngo iki? Ivuga ngo niba umuntu adashoboye kugenza no kuragira abo mu rugo rwe ntabe uragira umukumbi. ni ukuri setu niko Bibiliya ivuga. nigeze kuguhaho ubuhamya ndakubwira ngo njyewe nahuye n'ubwoba. yego buriya hari ibintu byinshi byagiye bibaho kugira ngo menye ko Imana ishyigikiye kandi noneho ntangire mvuga ngo aha Imana turi kumwe, Imana turi kumwe, ni naryo zina ryanjye. yego noneho kubona ko Imana turi kumwe byo byonyine nkangiza n'izina ryanjye. ese uyu muntu twabonye yishingira, yego amaze kwishingira arakirwa, amaze kwakirwa ashinga minisiteri, amaze gushinga minisiteri ashinze itorero, amaze gushinga itorero ni ikibazo. uyu muntu ni umupasiteri, situzi umugore we, ntituzi n'umwana we, ntituranamurabukwa imyaka amaze hano, ariko ni umushumba ni dadi turabona umugore we mu rusengero, ntiturabona umugore we mu rusengero. Ntiwakubaza ngo umugore wa mushumba uramuzi ntiwamumenya. ariko hari n'abayobora ari abasore. It's okay, nta kibazo niba ari umusore biramaze. nawe tuzakubona numara gushinga uburyo ki urugo rwawe uzarwitwara n'uburyo ki uzaruyobora. tuzareba ko umugore wawe ahenguka. reka ariko kari akantu nanjye nkibajijeho. si nicyo cyonyine, ibyo ntibihagije gusa. yego none uyu muntu ni umubishopu, aposo, yego dogiteri, yego yarize pe, afite mwuka, ndavuga ngo ni umwuka uri hejuru, afite amavuta ari hejuru, abantu baza bacumbagira bagataha bakize. ariko ibyiwe nibyo nahoze kubwira ngo ibyiwe biracurama. buri gihe udukoni twiwe duhora ducurama. ese aya mavuta akiza abahande ayiwe ntibamukorere? yego se uyu kuki mutabigiraho ikibazo? ndakigize n'abadukurikiye turagifite. nese wizera cyangwa se ayo mavuta akorera abo uyoboye ntakorera urugo rwawe, ntakorera urugo rwawe. ikindi, niba uhanurira abantu ibitangaza, garuke no kubahanuzi nanda kugaruka. yego nta kibazo. niba wiri guhanurira abantu mu gitondo bakabona inzu, ariko ukanyira inyuma abo wahanuriye akaba ari busaba buri munsi ukaba ukiri mu bukode, ariko uhanura inzu zikaboneka, ubikora nabi. shira impano hasi, yego ushire na Bibiliya hasi, yego ugende usubire ku gice ubatizwe, umenye ibyo gukizwa bya nyabyo. kuko Pawulo yavuga ngo iki, mbahesha byinshi nanjye mumpesha byinshi, ariko simbuda kujya kudoda amahema. afite n'ikibanza yadoderamo. Mwitonde aho Pawulo yakorera. hano twaguye turahamenya tubahesha byinshi, yego tukajya gukora, ariko mwe ntimuduhe. niyo mpamvu akenshi cyane muzayobeshwa n'iki, muzabona ko mwahanuye neza, mugakiza neza, mugasigara murakajwe n'iby'Imana itarakora yababwiye namwe itarasohoza. kuko namwe mukeneye umuhanuzi uhanura ku buzima bwanyu, mukeneye yuko mutanga iby'umwuka bakabaha iby'umubiri. niba bitari ibyo, murambike Bibiliya n'impano hasi, mujye ku gice, none mwongere kwiga ku gice, mumenye mwongere kwiga abantu. yego oya mwige igice mumenye Imana imikorere yayo. yego twanyuranye
mwanyuranyije n'Imana, twanyuranye n'imikorere yayo. yego, nimba tubiba ntibabibe, niba mubiba, nimba tumeze nk'amagufa ya Elisa, intumbi zagwagaho zikazuka akagumyayo akaba amagufa, arizo sinagogi. Yesu nkita ngo ni insengero, ni amasinagogi ya Satani, ni mu bituro. Muri mu bituro batereraho imirambo mukayikiza, ariko mwebwe ubwanyu tukagumya tukaba amagufa, simuva muri serikeye, tukaturaho abantu amamodoka tukaguma ku mamodoka. bise nitumi mwakira ubuhanuzi nk'ubwa Ezekiyeli ahanurira amagufa ku buzima bwanyu, mwongere mugire imisi, mugire inyama, mugire ibintu bigiye bitandukanye, namwe noneho mubone kugenda mwagivuga gute ngo murabahanuzi. Kuko niba umbwira ngo uri umuhanuzi, ibiranga umuhanuzi ndabizi, niyo mpamvu tunabaca n'amazi. Ni gute umuntu uzamuhanurira ni umupagani, abahanuzi mukurikira iki kintu, yarasambanye abona inzu, yego, wowe uri kumubwira ngo ni umunyabyaha, kandi bimwe mu bigize ubunyabyaha bye nibyo ukeneye. ni ikibazo, ufite ikibazo wowe utabona ko amafaranga uyu muntu ari kuguha arayasambaniye, arayo yariganije, iki cyacuma ari kuguha nicyo yasambaniye, nicyo yibye. ese ibi uku kwera kw'Imana, iri rondo ryifatanyije n'intuza n'ibisambo, urumva bidafite ikibazo? ni ikibazo. ubwenge nyamaswa abantu rero buragenda bukafegita imibereho y'ubumana mu muntu. umuntu agasigara ari inyamaswa, agasigara akoresha abantu ubunyamaswa, nta bumuntu nta bumana bumurimo. ni hano uzasanga umupasiteri ashobora kukubwira ati kugira ngo usengere ni uko uratanga na Isaka wawe, kandi Isaka wawe yakwa n'Imana yonyine gusa. ariko kubera ko kubitanye n'inyamaswa muntu arashaka kugukoramo Isaka, already yamaze kuba inyamaswa, arenga n'ubunyamaswa kubera ko yihishemo intama aba Imana yawe. niyo mpamvu akwa Isaka wawe. uyu muntu nta muwara kugirira, ntabwo arumva yuko aho ugiye gukura harasigara hambaye ubusa, ugasigara mu mibereho mibi. arakwaka n'utwo ufite atumare, nawe ubwawe asigara kurya, kandi namara kukunyunyuza akugira nk'igice cy'akaguta. yego, abadukurikiye b'abadesipora, ntimuze abapasiteri mwatangiranye, ariko uko agenda gukuraho ibitambo, amaze kubona ko nta kintu akigikuraho, atakitaba na telefoni yawe, kubera ko yagusahuye, yakurangije, yakumazemo icyanga, ntakikwitaba, ntukimuha randevu ngo ntukimusaba randevu ngo ayiguhe, kuko amaze kugukuramo ibyo ashaka. arakubwira ngo nanga, ukamubwira ko ayo wari ufite wayamumariyeho, none ukaba usigaye uri gucungana n'utwo kurya, asigaye akumvana ibibazo aho kukumvana ibisubizo, aho kukumvana bya bisubizo, none ntakiguha randevu. inyamaswa muntu, ngiyo nyamaswa muntu. muntu udukurikiye, komeza wumve inyamaswa muntu. inyamaswa muntu ikindi kintu kiranga ni uko irarya, ikarya, bigasigara noneho naho ibiryamyemo. inyamaswa muntu sha, none se wowe ufite amavewuti, ufite insengero nziza, ufite ibiki byose hirya no hino, ariko iyo buri gihe cyose wowe ukeneye, ngaruka ku babishopu n'abashumba, ugashingira umukene wawe izo modoka kanzi utankoma, weho urashaka vewuti barakoteje, yego, ariko umuntu ushaka igishoro mu itorero ryawe, yego, unajye gusenga. inyamaswa muntu, we kuki ushaka vewuti ntusenge, bakawukotereza mu itorero ryawe, ariko weho wakenera yuko umuntu yakubwira ati agatare ejo bundi bari bakanemeye ngo pfukama ngo usengere. uyoboye abantu bakora ibintu igihugu kitemera, babunze udutaro, yego, baje kugushakaho butabaza ngo pfukama dusenge. aho weho inyamaswa muntu, ngiye inyamaswa muntu, ndakubwira imico n'imigendere y'inyamaswa muntu, yego, inyamaswa muntu, ndangiye kuzumva inyamaswa abantu, inyamaswa abantu wari waturana n'inyamaswa muntu y'umukristo yo muri korari, wowe afite abana babiri, nawe ufite abana babiri n'umugore, afite imodoka y'imyanya 8, yego, arabyuka mu gitondo, niyo asanga mwe muri wa rukundo mufatanya akaboko, muri kugera mu muhanda mugiye ku rusengero, akabasuza muraho mama Lionel, Yesu ashimwe cyane, mukagenda no gutaha akubitaho urugi agataha, kandi mutashe kuki, ariko ziko ari byo umusozi umwe. ako kantu we
ngiyo nyamaswa reka nkubwire inyamaswa oya itonde icecekere ibyo babyumvise batanantera amabuye ni inyamaswa abantu inyamaswa abantu y'umupasiteri igutumira ku itorero ukajya kubwirizayo ukabwiriza ibyunzwe bikakwica ikagutegera moto ifite imodoka kandi yemera amavuta yawe iyi nyamaswa yakagushize mu modoka kuko wiriwe witarangura hirya no hino ikagutwarika nawe ukagendera munsi y'ayo mavuta ye ukagenda unezerewe wahagera mu rugo bakavuga ati uciwe na pasiteri koko wagutumiye iyi nyamaswa abantu y'umupasiteri ifite imodoka nziza itabasha kuza kuki ugiye kuri ariko dore abana bisi iyo ugiye kuri radio ngende umunyamakuru baza kudushikira mu rugo bakanatugezaho tuvuye niyo bagutumiye barakubwira bati utuye hafi y'umuhanda yego oya usinye hafi y'umuhanda ugere ku muhanda we hahagarara isaniye turaza kugufata iyo utaje n'ihandi bakugeza bakanamenya ko wageze mu rugo ariko mu rusengero samukana kuki kuri radio reka ni mwirimbi radio Rwanda impamagara ikaza kumfata n'imodoka nziza ikanyura n'imodoka ikangeza mu rugo wa mugani kukiza inyamaswa abantu zinyuriza amamoto zifite amamoto inyamaswa abantu yego kunyagasana imivumo se basigara bakuvuma no basigara banajanjora ibyo wigishije batari ko turabona urebye urabona ye rwose yazagaruke uyu ni sawa bikamabwira ubwenge bw'abadayimoni ni shabarara kira baba irazivivu yarabigize gute uzana none ibuhanuzi bwanyu babwanditse kandi kimenye ntuhanurira umukene ubwenge bw'abadayimoni n'ubwenge bw'abadayimoni nta mukene ubwira ko ivuze ntawe ubuhanuzi babuteguye kandi umenya bazanye mu ndebe wowe undebe itano yarangiye abo kuri honorayi niba undabibikiye mu kanya ni ukuvuga ngo azi igihe ubwabo buzira ntibuzira igihe Imana ibuzanye mwebwe ndabibikiye mu kanya muntegereze ndabibikiye mu kanya ako kantu ese kuki ndabibikiye mu kanya kandi n'ubu buhanuzi ubu twinjiye mu isaha y'ubuhanuzi aka kantura wacecekaze aba bantu barahumuka bumvera bantu mudukurikiye mube maso dore uyu ni umunsi nateguye kugira ngo abari bakiri mu buhumyi muhumuke mumenye iminsi twinjiyemo uko iteye mumenye izi nyamaswa abantu zifite ubwenge bw'abadayimoni zifite ubwenge bw'isi butugeze ku karongo kavuga ubwenge bw'abadayimoni nanjye natangiye gukanguka kuri duke na rinzi ndimo ndagenda numva byinshi ubwenge bw'abadayimoni butinyuka umuntu ni umuntu nkamwe yego kandi ushaka kuba ukomeye yiyoroshe munsi y'abandi bose ariko kuko ari ubwenge bw'abadayimoni yego ari nabwo bwatumye bava mu ijoro abadayimoni bwo buzanye mbese niba utinjiye umwinjira mu iteraniro yego niwe washizeho gahunda yo kugera mu rusengero saa 3 ko tutazi ko wari urimo usengera abantu inyuma mu cyumba ko imodoka ikuzanye tureba na bodyguard ese ubu bodyguard bw'umwana si ubu bodyguard bugutwaza bibiri itaremereye ubu bodyguard bukurinda gutya iburyo n'ibumoso burinda ubunyamaswa abantu bukurimo already uzi yuko uri mubi kuko utizeye yuko Imana ishobora byose ko hari n'uwakukubita ikintu ukurikije n'ibintu wamukoreye yego uzantu bagendana agahinda k'ibyo babakoreye niyo mpamvu rero bagomba kurindwa none se umwana w'umuntu amaboko y'umuntu yakumarira iki yego ikindi ariko buriya bodyguard ubona bubabereye nabo ubona bibanze reka nkubwize ukuri ngewe nzi insengero zimwe hano cyangwa amasinagogi cyangwa se imva z'inyamaswa abantu cyangwa imva z'abadayimoni ubwenge bw'abadayimoni reka ubwo twageze ku mva yego tugeze mu mva zabo basengeramo yego izi mva zabo binjiramo abantu bamaze gucukura bakamanurwa muri ya masanduku babiri imbere babiri inyuma
ariko uzi ko ari byo ariko aba bantu badukurikiye bari kumva ko twabatumweho ibintu bikomeye mugomba guhumuka mukamenya izi sinagogi muri kwinjiramo ibintu birimo biberamo ese mwe nimureba hari ibintu muri kubona noneho reka nkwereke ukuntu ari noneho reka nkwereke ubwenge iyi sanduku binjije mu rusengero nta kindi irakora abantu bose irabagira imirambo nuko arabonye mbona babahuha kandi agahuha mu maso we kandi biriya na minisitiri w'ubuzima ntabyemera uyu mwuka wawe ushyira mu bandi tuzi urwaye iki ugatinya kugahuha umuntu mu mazuru no ntabwo bikigezweho rero ni kuri mikoro cyangwa se mo kimwe hari n'uwo nabonye ufata ingutiya akazifata akanyuguza nyine anyuguza ibibero yego abantu bagahirima azunguje ibibero n'ingutiya ibitakoze esitarasiri iri gice cy'epfo madamu samaki yego aha wabimenye ni umwuka wa madamu samaki ukorera mu gice cy'epfo yego noneho ukabona abantu babaye imirambo undi nawe akaza akagukora uri ikigabo kinini cyane yawukoraho ukaba umurambo niwe uza kukweguraho ariko abonye ko bagira n'uburyo begurwa ubonye ko bagira abantu babitorejwe baba bari hafi gufata umuntu uhirima ngewe maze kumenya ariko aba bantu mwirwa mufata abantu baguca namwe mwitegura ibizababaho nyuma y'ibi ngewe ikintu maze kubona mu buzima ako reka dusenye impamvu uyu mwuka ari ubwenge bw'abadayimoni ni uko buri gihe cyo iyi Imana itazi ubwenge itazi ikiremwa cyayo niba igiye gukorera mu muntu igiye kumukorera deliverance ikamanza gukenera amaboko y'abantu iyi ni imbwa nta niyo nasenga iyi ni imbwa iyi ni imana y'imbwa za mana zigurishwa nyine zo hepfo aho bavuye gutora iyi si imana yaremye ijuru imana yaremye ijuru n'isi niyo yakubita umuntu hasi ariko uvamo abadayimoni ntabwo ibikorera kanaka na kanaka niba ari abantu 15 mu rusengero bagiye gukorerwa deliverance bakarwa hasi harwaho 2 cyangwa se 3 ariko bose ni imirambo nyine ni ukubera ko hinjiyemo serikeye ihetswe n'abantu 4 yego 2 imbere abandi inyuma n'ubundi ni umurambo ni umupfu ugiye kwica abandi mbese ni umuntu tubona agenda ariko yuzuyemo abantu kwizi deliverance ko tutazibonaga imyaka tumaze mu itorero ni gute umuntu agusiga amavuta agusiza amavuta gusukagwa ese agusiga gute Yesu yaravuze ngo amavuta muyasiga abarwayi bagusiga gute amavuta uri muzima noneho ngo nepfi basigaye bayasigayo bamara kuyasigayo ku bagabo ku bagore ara umugabo uri kumukora deliverance atireka nyasunika nyagezemo nikisha igikoresho cyane nyagezeyo amahoro agereye amahoro ariko bundi bite byaba bwenge bw'abantu rimwe na rimwe uhereye uwo munsi niwo munsi ugira amahoro mu rugo rwawe niwo munsi ibyawe bigenda mfite abantu bazakurikirana kino kiganiro bazaguhamagara baguha abana bajyanye se bigaga batsinda ngo kubasigisha amavuta ubu bakaba ari abaswa bakaba barara nabi bafite bibahekenyesha amenyo barara nabi bameze nabi ariko mwagize ubwenge ubu ntabwo mubona ko twaje kubakebura ngo murebe aho isi igeze reka nsoze rero ku kantu kavuga ngo uhereye none reka kunywa amazi gusa ahubwo unywe vino nke kubw'inda yawe kuko urwara ese iri jambo ryo naryo ridusobanura reka mbabwize kuko urwanagurika ngo nkwe ubu bihimbiye uyu murongo nawoje kongeraho kugira ngo mbabwire bihimbiye ubucocero biremeye ubucocero biremeye insina amakoma biremeye bagiye biremera utuntu tugiye dutandukanye tubarengera aba bantu banywa inzoga abantu barasamba n'abasambanyi mvuga iki se ndeka iki mvuga iki ko abagabo bafite abaprotokole b'abakobwa mbere yo kwinjira ku ruhimbi bamanza bakaryamana niba umunsi arakoraho ibitangaza yishakira akana igitangaza kirabanzirizwa n'aka kana ni icyaha n'akana k'agasugi cyangwa se katarakora ibyaha cyane katarararuka agize ake ku giti cye yego akamanza kakagira ke izi mbaraga noneho zikabona gukora cyane barabizi ko ari byo niko izi mana mwaguze niko zabategetse kabiri niba uri umugore uzumve no mu nyigisho bamwe na bamwe bajya bivamo bakavuga bati
atari imbaraga z'Imana zahabaye, ni gute wasambana ukanyuza imbaraga imodoka muri uyu mujyi ugataha mu rugo amahoro ukagera mu rugo? Uretse imbaraga z'Imana rimwe na rimwe mu bagore rega n'ukuntu bajya binyuramo gake gake. reka nkubwire n'akandi kantu. Ni gute uri umukozi w'Imana isumba byose ukajya muri sawuna kuhagirwa n'umukobwa uri umugabo wambaye ubusa butari ariko arakanuza mu kandi umugore wawe ntimuranajyanayo n'umunsi n'umwe ntazi naho ariho, no muri izo kofi no muri izo sawuna no muri izo masaje, nyirangorwa araho inyuma ntagaragara. Banza nabo bafite ibyo babaciriyemo, banza abagore nabo bafite ibintu babacishirije n'aba bagabo babo. Nakubwiye ngo niba umuntu atanga umwana we wagufitiye impuhwe ki? Yego se, niba ubona umwana wa pasiteri ari ikidebire ukabona atandukanye n'umugore we, weho umugore uri mu rusengero niyo urugo rwa rwagenda nabi cyane umwana wawe yanatsindwa no mu ishuri, bimufitiye zihe nyungu niba utaramuha amafaranga? Imana yabo ninda. Haleluya. Bibiliya kandi arimo kubw'inda yabananiye, kubw'inda yawe yakunaniye jya unywa gake. Kandi haranditswe ngo uhereye none reka kunywa amazi gusa, ahubwo unywe vino nke kubw'inda yawe kuko urwaragura. kuko urwaragura izi ndwara se zo kuko urwaragura byo nabyo ko mbona ari ikindi kintu. Kurwaragura yego. Timoteyo wandikiwe no magambo ni umwana wo kwa Rayiki Nike na yego muri urwo rugo bari abadiyakoni, bari abana bo kwa wa mugabo bita kwa uno bamwita Samusoni, avuka kwa Manowa avuka mu muryango w'abantu batanywa ibisindisha. Yego. Noneho banywaga amazi gusa. uyu Timoteyo agera ku rwego igifu cye kigira ikibazo. Hari abantu bagira umubiri igifu cyabo kigakenera yuko alcohol. Noneho amazi aza kumurwa nabi, yanywa amazi akabyimba inda, akarwara, agahora arwaragura bitewe no gukora umurimo w'Imana cyane, kwirwa asenyera abantu agakamuka. Ibyo ndabizi byambagaho nyiri umukobwa. Ibyo bintu bimubayeho Pawulo amugira inama, aramubwira ngo ujye unywa vino, kandi iyi vino nyamuhaye ntabwo ari vino ishariye, ni ya indi Yesu ni kaka vino gahiriyeho. Yego. Kakiri gashya kataraba umushaka, katarasindisha, kataratuma wandika umunani. Yego. Ikindi inzoga inzoga n'urushunga uruhu ugiye gupfa, umuhuhura apfe. Yesu ku musaraba bamusomesheje sipompo yuzuye inzoga isharira. Yego. Vino isharira araca. Vino isharira baziha abantu bakeneye gupfa bagahuhuka. Ampaye we wirirwa nuko mu rusengero usengamo uyobowe n'umurambo, uyobowe n'umusinzi, n'umuntu reka twivugira umurambo. Aba bantu ntabakiriho reka, ubwenge bwabo hari ahantu hari ubwiza bw'ubumana bwabo babugurishije kuzimu. Izi mbaraga zaraciririwe, reka mbivuge neza, natangiriye kubivuga mu bwenge nyamaswa abantu. Izi mbaraga baraziciririye. Ubwenge nyamaswa abantu babukonegita n'ubwenge bw'inyamaswa bw'abadayimoni babuhuza n'isi, baranje bakorera isi, noneho bakorera Satani ku mugaragaro. Yego disi. Tuvuga iki tureka iki? Abaheburayo 12 kuko umurongo wa 9, kuko dufite ba data batubyaye ku mubiri. Yego. Bakaduhana natwe tukabubaha. Ntidukwiriye kurushaho cyane kugandukira se w'imyuka tukahoraho. Sifa kwa Mungu. Amina. Kumva niri. Amina. Haleluya. Amina. Dufite data duhoraho. Wimbwira ngo uransengera. Data wo mu ijuru ni se w'imyuka. Kuva na kera kose. Haleluya. Amina cyane. Amina cyane abadukurikiye. Kuva na kera kose. Yakimaga Gabriel. Akamutuma akakukoze uko ari umuyaga, akamutuma ku muriro. Haleluya. Kuva na kera kose abinginga Uwiteka ntibagatuze ngo nimugahweme kugeza Yerusalemu hageze guhata hatashe ubwiza bwa data.
haleluya. Abantu bashaka gukiranuka, abantu bashaka ubwiza bw'Imana, nimwegere ya ntebe. nibyo Mwegereye ngo twegereye umusozi Siyoni, twegereye ururembo, umuriro n'umuyaga iyo bihuye, umuyaga watsa umuriro, twegereye umuyaga, marayika aza nk'umuyaga aje kwatsa noneho umuriro. igihe wowe ubwawe watangiye gucika intege, agahuhera ariko wihuherwa n'inyamaswa muntu, tangira wakira ubwiza bw'Imana, kuko Imana ihoraho, natwe tuzahoraho. Nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima bwo mu buryo bw'umwuka. uri umuntu mu buryo bw'umwuka, ariko noneho uzaba umwuka w'Imana, nawe uba Imana nsa. haleluya. Yigeze kubwira abafarisayo, arababwira ati ninjye wavuye kuri data wa twese, ninjye wavuye mu ijuru. Baramubwira ati wigereranyije. Aramubwira ati muri Zaburi maybe ko ari 42, haravuga ngo ninjye wababwiye ngo muri abana bisumba, ninjye wababwiye ngo muri Imana, muri abana bisumba byose, kuko uyu munsi ndababyaye. Uyu munsi byarwa n'Imana. Uyu munsi kureho igitugu cy'uburetwa, ikureho imitwaro ari kuremerera, igenda wikuraho mu izina rya Yesu. Undi ahabwa gukora ibitangaza, undi agahabwa guhanura, undi agahabwa kurobanura imyuka, undi agahabwa kuvuga indimi nyinshi, undi agahabwa gusobanura izo ndimi. Nyabona mu nzu y'Imana ntihakagira ikimana kizamura, kuko Imana yaratugabanyije. Niba ushoboye ibi, hari ibyo ushoboye gutanga ituro, ushoboye gutanga igitambo, ushoboye gusenga, ushoboye kwiyiriza, ushoboye kubwiriza, umuntu yere kwigira ikimana. Naza duhurize hamwe twubaka umubiri wa Kristo. Ndabashimiye cyane ko mwari mudukurikiye. Mwihangane navuze amagambo menshi, abo nakomerekeje mujye kwiyomoraho, mugurire izo mbaraga. Ariko noneho abantu bifuza gukira, nyabuneka ndabizi ko Imana iri kumwe natwe kandi izahora idutsindishiriza. Nubwo utambwiye ngo ninsoze, ariko ngewe ndi kumva iminota imaze kuba myinshi. Nanjye ndabashimiye cyane mu rwego rw'abadukurikiye. Ndagushimiye cyane umutumirwa wacu. Imana ibahe umugisha abantu badukurikiye. Mumfashe mugire gutya dushemere umutumirwa wacu. Imana imuhe umugisha mwinshi cyane. Ndagira ngo nimba ukeneye kumugisha inama ku ruhande, afite nimero za telefone. Ntabwo bishaka, ubwo ubishaka azazinsaba mu ibanga nzimuhe. Ubikeneye nimero yanjye ihoraho, uzamukenera azaca ku ruhande ambwira ati mpa nimero za wa mutumirwa, ngira icyo mwibariza atavuze. Imana ibahe umugisha. Turagira ngo tukwakire usengere abantu. Uwiteka Imana iyo ifite imibiri yose, Imana y'umwuka wera, Imana yacu bwite, Imana idukunda, Imana itwitaho, turagushimye kubwo data wa twese ubwenge waduhaye, butari ubw'iyi si, butari ubw'inyamaswa abantu, butari ubw'abadayimoni, ahubwo ni ubwenge bw'umwuka uhoraho. Ushimwe uhabwa icyubahiro. Uhereye none reka abantu bawe data wa twese bareke kuramya ibishushanyo, bareke kuyoborwa n'irari, bareke kuyoborwa n'isi ndetse na Satani n'umubiri, ahubwo bayoborwe n'ubumana buzima. Reka Mwami Yesu abantu bumvishe kino kiganiro, reka kibungukire, kandi Uwiteka ukomeze ubakomereze mu buntu bwawe. Abagushakana umwete bazakubona, kandi abasaba neza bazahabwa. Impamvu badahabwa nuko basaba nabi. Reka basabe neza uhereye uyu munsi wa none. Kandi nshimira abantu bose badukurikiranye. Umwuka wera bajyeho, umwuka wera buzure, umwuka wera bafate, umwuka wera bakoreshe, uhereye none ukageza iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo waremye byose. Amen.